Kuri ubu mu mihanda itandukanye y'akarere ka Bugesera abantu bari kunyuranamo bava mu mirima gusarura ibishyimbo. Ku mbuga za benshi ibishyimbo biranitse ngo byumi, ari nako abinkwakuzi bari kujya kubigurisha ngo bikenure. Gusa ikiri kubababaza ngo nuko bari guhabwa amafaranga y'inyica ntikize, kuko bari guhabwa hagati y'amafaranga 300 na 350 ku kiro, ibyo bavuga ko ari igiciro gito cyane. Urebye ibishyimbo mu gihe cy'ihinga dutangira guhinga, ikiro twakiguraga icya5 icya2 kugira ngo duhinge. Umuturage kugira ngo ajye kubitera nawe agahembwa icya5. None size ngizi mu gihe ibishyimbo byeze ikiro kirigura 3.5 na 300. Ninde nshingiye ko wenda twatanze amafaranga menshi turi guhinga, tuba ngo tuzeza imyaka ku cy'ibishyimbo ikiro cy'ibishyimbo twatiguze ku cya5, twumva ko wenda bizera bigura 1000, unakabasha kubona amafaranga y'abanyeshuri. Tubihinga byatwaye amafaranga menshi, imyaka irakatuka ariko umuhinzi nta katuka, agumya aca ya mafaranga. Nubu turi gusarura umuhinzi ari 2 turi kumuha kugira ngo agufashe gusarura ibishyimbo. Wabara ugasanga amafaranga agendeye mu bakozi, twe tugacyura ubusa. Kiro cy'ibishyimbo ni 335 aho baguhaye menshi. Numva 300 yaba ari makeya. Mbese yo umuhinzi yahinze abategerejeho byinshi byo mu rugo, umuntu abone neza nzakora iki. Ubwo novuga ngo rero niba kiri kugura 300 nta kintu rwose turiko nazatumarira. Nubwo benshi bari kwishimira ko ibiciro by'ibishyimbo biri kugenda bigabanuka, abahinzi babibona nk'igihombo bakurikije uko ibindi bicuruzwa bitari kumanuka. Batekereza imbaraga byabatwaye zirimo amafaranga bishyuye abahinzi, ayo batakaje ku ifumbire n'ayandi bakumva bari gutereranwa. Ubuhinzi bwacu turi kubona butangiye gusubira inyuma. Ibiciro yego byaragabanutse, ariko ababifitemo inyungu benshi ni abakozi ba leta cyangwa se abandi bafite ibindi bakora, ariko umuhinzi ari gusubira inyuma cyane. Ni ikibazo cyane ko turi guhomba. Impamvu nkubwira ko ari ikibazo ni ukuvuga ngo ikiro twakiguraga icya5, none kugira ngo uzafate ibishyimbo ugere kuri cya5 uri kujyana nk'ibiro 5. Umuceri ntugabanyuka, n'ibirayi urebye ntago biri kugabanyuka. Ese niba bari kugura 400 cyo cy'ibyo kikagura 300, urumva ubwo biri kugabanyuka. Aba bahinzi basaba ko mu gihe umusaruro w'ibishyimbo wabaye mwinshi ku isoko hagakwiye gushyirwaho igiciro fatizo, kuko banakeka ko abacuruzi babiri inyuma mu kubahinda. Najyaga mpinga nkabasha kurihira abanyeshuri, singira impungenge, nabanejeje ibigori nkavuga nti ndagurisha ibigori mbona amafaranga, nabanejeje ibishyimbo niwo mwuga wanjye n'ubuhinzi. Ariko ubu ngubu ndi kubara kugira ngo umwana azajye ku ishuri, nkabara ibishyimbo nzaba ntanze. Icyambere ngiye kuzahura nacyo ni inzara, kugira ngo umwana ajye kwiga. Ko tukwa tugasanga n'ubundi turamuka dutanda ibishyimbo abana bakajya ku ishuri, tutazaba cyo duhingisha cyangwa ngo tubone icyo bazaza bari. Byakabaye byiza wenda byuriye bikagira ikintu byamarira urugo. Karangwa Kasiye, umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom, avuga ko ibi bitagakwiye gutera impungenge, ariko ko mu gihe bigaragara nk'ikibazo bari bufatanye n'inzego bireba hashakwa icyakorwa. Cyangwa no mu bihingwa byose murabibona ku mwero ubundi ibiciro biramanuka. Nicyo rero nakubwira muri make nuko ntago bakwiye kugereranya imbuto ko bayiguze n'umusaruro babonye, kuko basarura umusaruro mwinshi aho batekero kimwe. Cya kabiri nuko igiciro kigenwa n'isoko yewe n'umusaruro uhari ndetse n'ababikeneye ku isoko. Icya gatatu nuko icyo kibazo nyine bafite turaza kugikurikirana, yaba ari dufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi ndetse n'akarere ubuze ka Bugesera, turebe uko bihagaze hanyuma tumenye icyo twabafasha. Mu gihe hatagize igikozwe, abaturage bavuga ko bishobora kuzaba intege zo gukomeza kubihinga ku kigero babihinzeho, ibishobora kongera kugira ingaruka zitari nziza zizamuka ry'ibiciro ku masoko. Savio Kwizera, TV1.